Twagize agahinda gakomeye kuba Mutoni yapfuye atarwaye, ejo yari ari muzima, twamurebaga twajya mu gitondo twumva ngo Mutoni yishwe. Icyo ni ikintu cyatubabaje cyane. Icyo ngewe ndi gusaba by'umwihariko kugira ngo n'abandi bose babibonereho urugero nuko umwicanyi nafatwa. Mutoni yambabaje kugeza na nubwo ndumva nta n'ikintu napfa nkoze ngewe. Bihangane. Ubwo rero nabuze ni muba bakoranaga ko nawe ndi kubona byibuze nawe waba watabaye nk'abandi ngo anagaragare hano. Yego. Nuko baravuga bati cyakoze ka Muchoma baragafashe niko kari gusubiramo uko byagenze. Mutoni yakinguraga akamamagara abanyita mu masoro. Ubwo yakinguraga. Uzwihangane. Tabanje kumpamagara. Yego. Mutoni rero urupfu rwe rwose aramutse afashwe nawe nuko mushyira ku mugaragaro twese tugashondaho. Ko ntabwo yakoze ibintu byiza. Ambwira ati niwambare uniform wambare civile kubera ko yamaye ibimenyetso by'uwo muntu ndi bufate. Mu kuhagera Muchoma twahuriye hano mu muhanda mpita mufata. Mu kumufata nahise mpamagara abayobozi banjye barahagera bamwambika ipingu bamwicaza hasi bamubaza amakuru ko ameze. Yemeye ko bosi wiwe ariwe bosi w'icyokezo ariwe wamwishe ariko yamwishe nawe ahari. Bafashe ijosi bararikata bamukase hano k'inyuma hasigaye gafashwe n'uruhu rw'inyuma gusa. Ijosi ryose barikuyeho bamukinje ubwo nk'abakinje ni nk'uko wafata inka ukayikata cyangwa ingurube. Umuntu wishe undi bimeze bite? Uratangira utwibwira tubwira akagari ndetse n'umurenge utubwire situwasira uko yagaze. Urabona nyine genda umunyonzi nkorera hano mu murenge mu mwaka karere ka Kicukiro umurenge n'uwa Masaka. Akagari na Kacyimu. Urabona hano mu kagoroba imvura yabaye nyinshi cyane, yari irimo ari nyinshi cyane. Yego. Urabona imvura imaze kugwa nyine urareba umuntu uri mu nzu n'undi bari abantu babiri, Umuchoma n'umukobwa wacuruzaga akabari. Bo nyine twaje gutungurwa mu gitero tugiye mu kazi twumva ko umukobwa yitwa Mutoni Wase. Yego. Mutoni Wase. Yari arimo acuruza akabari aha ngaha tumumenyera acuruza. Ubwo mu gitero twatunguwe rero no kubona Mutoni Wase yapfuye bamuteye icyuma mu izosi bakimutera mu nda. Aribwo twabitse nyine dusanga Mutoni yapfuye. Ubwo ubuyobozi bwaje kuhagera. Bumaze kuhagera bwakoze ibyo bugomba gukora. Mutoni Wase bamujyanye kwa muganga nyine kumukurikirana. Ariko biri kuvuga ko ikote ry'uwo muntu wari ritwaye yaje kwirukanka ikote ritahepfiriya mu gishanga ariko ubuyobozi bwaribonye. Mwebwe mwahageze nkasanga kugira ngo mumenye ko Mutoni yitabye Imana. Urabona hano akazi gatangira saa 11 twahageze dusanga byabaye. 11 za mu gitondo. Mwabimenye gute kugira ngo muze guhita mumenya ko aho hantu Mutoni yacururizaga mwahageze gute kugira mumenye ko yapfuye? Urumva ikintu kiraba keshi na keshi tugatinya wenda kuba tugahita tukitinya gukofirima. Uburyo ikintu kivuzwe ni ngombwa kujya kureba. Twagiye tubyumva mu mihanda hirya no hino, uhageze umwe haza babiri bakaba batatu nibwo abantu bahita baba benshi cyane, abaturage bakaba benshi. Byaje kurangira nyine inkuru imenyekanye n'ubuyobozi burabimenya. Ese muri bibiri kuvugwa ko ari Muchoma waba bamwishe? Biri kuvuga ko ari Muchoma bamwishe kuko Muchoma si ubwa mbere yaranafunzwe n'undi yakoraga amafunguwe. Yari yarafunzwe? Azira iki? Nta makuru mfite y'icyo yari yazize ariko n'undi yarafunguwe wenda bari nk'abaturanyi be. Hano hari imiryango bagiye baturanye wabaza. Yego. Nkawe nk'umuturage wakoreraga ahangaha ndetse ukaba umunyonzi wagendaga muri izi karitsiye, ubundi umubano wa Mutoni ndetse na Muchoma wari umubano wari uhagaze gute? Wenda iby'umubano biragoye kuba wenda twahura nkata nkubwira ngo runaka bari babanye bate. Amakimbirane ntago yabura mu kazi urabizi. Nitaye murakora ukanahombe, nitaye mugakora ukunguka, ntago wamenye ikintu bapfaga, ariko amakimbirane ntago yabura ku bantu bari kumwe. Ntago bari batuwe baserera? Oya, Mutoni yari umuntu muzima, twari tumuzi ko ari umuntu muzima, ari umukobwa mwiza, wamureba ku isura, wamureba ku mutima, nyine umutima we biragoye kurebaho. Ariko Mutoni yari umuntu muri societe udafite amahane. Yari afite imyaka ingahe? Imyaka urebye biragoye kuba wagereranyije, wabaza nk'abaturanyi imyaka ye ntago biragoye kugereranya. Ntago wagereranya imyaka ye ngo uyimenye? Byagorana. None ubwo mukumva ko yaba yamwisha muzizi iki mu makuru muri kugenda mutohoza nk'abantu mwahageze mbere? Urabona nyine abantu bari kubana ikintu cyinshi gikunda abantu bakunda kuzira na amafaranga. Munakeka ko ari amafaranga baba bazize bapfuye. Akaba ari amafaranga bapfuye? Yego.
mwahageze mwasanze se muri butike hari ikintu yigeze atwara? oya nta kintu byose birimo biramanitse, akabari ke karafunze, nuko wenda muze gushyiraho na mikoro, akabari ke ngaka ari karahari, hari abantu muri kurebamo, ibintu bye nta kibazo bifite umutekano. Ahubwo wenda nk'abaturage ikintu twasaba, urabona guverinoma yacu wenda urareba abaturage irabakunda cyane kandi ibitaho, ahubwo ndasaba nka polisi y'igihugu nyine ikaza ingamba, kuko urabona abantu bari gupfa cyane. Wenda ngenda nageze hano mu kwa gatanu kuri 25 z'ukwa gatanu ejo bundi hamaze gupfa abantu barenze 3 bazira kwicwa. Bakaza ingamba kuko gupfa bitunguranye ni ikintu kibabaje ugafata arwaye. Ntago ari rimwe bibaye hangaha? Ntago ari bibaye kuko ubu mfite n'inkuru mba naragiye mfata nanjye ubwaye ku giti cyanjye, nandi ndi umunyamakuru ariko nyine utarabigize umwuga mu buzima busanzwe giye mfite iyo mpano. Yego. Nawe wagiye uzifata inkuru? Nyinshi cyane. None nkawe nk'umuturage bibasigira irihe somo? Isomo bidusigira, urabona wenda urubyiruko nirwo ruba rufite urugomo rwinshi cyane, ariko wenda nk'ubashije kuganira n'umusore mugenzi wawe ukamuganiriza ukagira amahirwe wenda akabyumva, ni ibintu ugenda ukwirakwizamo ko urugomo ntabwo ari rwiza. Kuba umuntu apfuye nta nyungu bigiramo, umuntu agerageza kubyirinda. Uragira uti urubyiruko nirwo ruri gukora amakosa nk'ayo ngaho cyane? Ndaguha nk'urugero, wenda nk'abanyonzi bagenzi banjye ahangaha, usibye wenda ko nk'ubuyobozi bw'igihugu bwadutegetse gutaha saa 12, ariko urabona kugira ngo umuntu ashakishe ubugingo hari igihe urenzaho nka saa 2. Birabaje rero ko uri mutaha saa 2 ugara n'umuntu akagutera kaca, akagutera ibiziriko, akakwica. Uzizi nta 1500 ari makwaka n'ubuzima ashaka. N'urubyiruko rwako ko nta muntu w'umusaza ubyuka ngo ajye mu muhanda ngo ajye gutangira abantu. Kumva ari iki gitera abajeni bakiri batoya gukora ibikorwa nk'ibyo by'urugomo? Ikintu kiri kubitera abajeni urugomo, urabona umujeni arabyuka akajya nko ku kiyede akabura ibiceri, yabura ibiceri rero ntago yaburara 2 3 byanga byakunda aragufata. Inzara iri kubibatera? Inzara ni danje, se wowe ntubibona bari hatari. Yari umuntu mwiza imbere muri we, noneho imbere mu mutima. Mutoni ntago yarebaga umuntu sura ye, Mutoni ntago yarebaga umuntu indesho ye, Mutoni ntiyarebaga ukusa, umuntu wese yari inshuti ya Mutoni. Ni ukuvuga ngo Mutoni rero yari umuntu mwiza 100% birenze uko ushobora kubyitekereza. Ku munsi w'ejo ndagira ngo ungeze ku munsi w'ejo, ejo umunsi wa Mutoni ni umunsi wagenze ute nkawe nk'umuturanyi we, nk'umuntu mwegeranye, ejo umunsi we wari umeze ute? Ngewe yaciyeho aza ku kazi aransuhuza. Asanga mu gitondo yazaga ku kazi nko mu masaha 4 saa 5. Icyo gihe yaciyeho aransuhuza nicaye hanze, arambaza ati bite, nabwira ni sawa, tamakuru Patrick ni meza, arakomeza aragenda arafungura. Nimugoroba rero mu masaha 3 zuzuye nibwo ngiye natashye z'ijoro natashye, nta kibazo, nafunze nta kibazo gihari rwose, nditahira ndagenda. Mu gitondo rero nje mu kazi kuko inkuru sinigeze nyimenya, mu gihe ndi gufungura umaze gukuraho ingufuri, nibwo nyirinzu dukodesha ari nawe Mutoni wase yakodeshaga, yahise ambwira ati wamenye inkuru y'incamugongo yabayeho? Ndambwira nti reka. Arambwira ati twe ntago twigeze turyama, ati baduhamagaye mu gicuku batubwira ko Mutoni yishwe, ati tuhita tuza rero, ati kuva ubwo ngubwo, ati nibwo twahise tumenya ko Mutoni bamaze kumwica. Yego, nyirinzu yakubwiye ko yamenye ko Mutoni yitabye Imana, yishwe sangahe? Nkurikije uko ngiye na amakuru numvise, Mutoni yishwe hagati ya saa 4 na saa 4 n'iminota mikeya.